Bavandimwe, uyu munsi tugiye gusura bazilika ya Mutagatifu Petero iherereye hano i Roma. Iyo bazilika mureba imbere yacu yubatswe mu kinyejana cya 4 ahashyinguye Mutagatifu Petero. Ugeze kuri iyi bazilika abanza kugera ku mbuga nini, imbuga ishobora kwakira abantu bagera ku 300,000. Ikaba ari imbuga ifite forme y'amaboko arambuye yakira abantu. Ayo maboko akaba yubatswe mu buryo bw'inkingi 280 zikikije imbibi za Vatikani. Hejuru y'izo nkingi kandi hakaba hari amashusho y'abatagatifu, amashusho 140 y'abatagatifu bakomeye bagize uruhare mu mateka ya Kiliziya. Hagati muri iyo mbuga harimo umunara wa metero 25 uriho umusaraba hejuru. Hakaba kandi n'imitako inyuranye, cyane cyane imitako y'amazi. Iyi Kiliziya iri mu zisurwa cyane ku isi, niyo mpamvu usanga abantu bari kwinjira baza ari benshi, bakabanza kureba ko nta byahungabanya umutekano bafite, maze bagakomeza urugendo berekeza muri bazilika. Twababwira ko iyi bazilika ikikijwe n'inzu Papa ndetse n'abamufasha bakoreramo. Iyi tureba imbere yacu akaba ariyo bita ingoro ya Papa cyangwa Palais Apostolique. Akaba ariyo Papa ku idirishya rya 2 avugira buri cyumweru indamutso ya marayika, agasuhuza akajya n'ubutumwa agenera abantu baba bateraniye kuri iyi mbuga ya Mutagatifu Petero. Nababwiye ko ishobora kwakira abantu 300,000. Muri iki gihe cya yubile wasanga abantu benshi baje mu rugendo nyobokamana, ndetse hakaba hari n'abantu b'abakorerabushake baba bari kubayobora. Iyi bazilika acungirwa umutekano n'abasirikari bita Garde Suisse, nk'uko tubabona imbere yacu, baba bambaye ku buryo bwihariye. Bakaba bashinzwe umutekano wa Papa ndetse n'ababasura ahangaha. Mu rugendo rukomeza rwerekeza mu Kiliziya, imbere yacu tuhabona ishusho nini ya Mutagatifu Paulo ndetse n'ishusho ya Mutagatifu Petero, inkingi ebyiri za Kiliziya. Iyo hari abantu benshi, misi ibera hanze kuri iyi mbuga. Alitari ikaba ari hariya imbere tubona agasharagati k'umweru, ndetse abakristo bakaba bicaye muri izi ntebe, ndetse no kuri iyi mbuga iri inyuma yacu. Iyi bazilika ifite imiryango 6 tuza kwinjiramo, ariko mbere yo kwinjira hejuru y'umuryango wo hagati hari idirishya ry'umwihariko tubona. Iryo dirishya ni ryo Papa iyo atowe asohokeraho kugira ngo asuhuze abakristo baba bari ahangaha kuri iyi place baje kumwakira. Iryo dirishya kandi Papa arijyaho kuri Pasika ndetse no kuri Noheli ari gutanga umugisha. Iyo winjira muri bazilika kandi iburyo aho mubona ahantu hari antene, hari chapelle izwi cyane ya Mutagatifu Sixtine, niyo batoreramo Papa. Wa mwotsi usokera iruhande rw'iri antene muri kubona. Dukomeje urugendo rutwinjiza muri wa muryango w'imena twinjiriramo, akaba ari we muryango mutagatifu wakinguye muri uyu mwaka wa yubile. Aha n'ubundi tuhasanga abantu bashinzwe umutekano bareba ko abantu bagiye kwinjira bujuje ibisabwa. Cyane cyane kimwe mu byitabwaho nuko hano nta winjiramo yambaye ibintu bitubaha Imana, cyane cyane nko kuba wakwambara imyenda itakwambitse neza. Niyo mpamvu hari abantu batanga imyenda yo kugira ngo abantu batambaye neza bambare bikwize. Aba turi kubona imbere yacu nibo bari kubwira ko badashobora kwinjiramo batambaye neza. Natambaye neza baramugarura iyo ageze kuri uriya muryango. Niyo mpamvu hano usanga abantu bari gutegekwa kwambara ku buryo bukwiye. Uyu muryango mutagatifu wakinguwe bwa mbere mu 1300. Niwo muryango mutagatifu abakristo muri iki gihe cya yubile baza kunyuramo. Aba ni ababa bashinzwe kureba ko abantu binjiramo bujuje ibisabwa.
uwo muryango hejuru tubonaho ishusho ya mutagatifu Petero, abantu baba bari gukomeza binjiramo. Muri iyi bazilika dusangamo ibikorwa byinshi by'ubugeni. Aha twinjiriye n'ishusho bita Pieta igaragaza Bikira Mariya yakira umurambo w'umwana we. Ni ishusho izwi cyane kandi yubashywe kuko aha hantu iri haba hafungishije ibiyo biri burende kugira ngo hatagira uyangiza. Iyi bazilika irimo ibice bitatu, hakaba igice cyo ku ruhande, igice cyo hagati aricyo santarare, n'igice kindi cyo ku rundi ruhande. Mu nkengero cyangwa mu mpande harimo shapeli laterale. Izo shapeli zikaba zigiye zikinguyemo abapapa bagize amateka akomeye. Nk'iyi shapeli tureba ni iya mutagatifu Sebastiyani, akaba ariho Papa Yohani Pawulo wa kabiri mutagatifu ashyinguye aruhukiye. Abantu benshi baza kumva ye gusaba, gutura ibyifuzo byabo ndetse no kumwisunga. Hirya y'iyo shapeli tuhasanga indi shapeli bita iy'isakramento ritagatifu, nayo ikaba ari ahantu hubashywe cyane, ntawe ushobora kwinjiramo agiye gufotora cyangwa agiye kureba gusa, hinjiramo abagiye gusenga. Indi shapeli izwi ni iya mutagatifu Yohani wa 23. Aha tureba niyo mva ibitse umubiri we. Uyu mupapa akaba ari we watumije konsile ya Vatikani ya kabiri. Iyo uvuye kuri izo shapeli werekeza noneho mu gice cyo hagati, ariho hari aritari. Iyi aritari ikaba iri hejuru y'ahashyinguye Petero mutagatifu intumwa. Iyi aritari turi imbere yacu rero niturwaho igitambo cy'Ukarisitiya, ariko munsi akaba ariho hari imva ya mutagatifu Petero. Aritari ikaba yubakiwe n'ikitabashwa, ndetse hakaba harimo hejuru umunara ufite metero 130. Inyuma ya aritari turahabona umutako ugaragaza ikuzo rya Roho Mutagatifu. Muri iyi bazilika tubonamo amashusho manini y'abatagatifu, y'intumwa ndetse n'abandi bagize amateka akomeye mu bukristo cyangwa mu kwamamaza ingoma y'Imana. Iyi kiliziya ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 20,000 bicaye neza. Muri iyi bazilika usangamo abantu bashinzwe kubahiriza umutekano ndetse no kuyobora abantu. Iyi bazilika kandi igiye irimo shapeli nakita ntoya zizamo amatsinda y'abantu baba baje gutembera kugira ngo babashe no kwaturira igitambo cy'Ukarisitiya. Muri iyi kiliziya kandi haba harimo ahantu abantu bashobora kuza guhererwa penetensiya bitewe n'ururimi buri wese avuga. Ashobora kwinjira muri utu tuzu muri kubona cyangwa konfesiyonari, maze agahura n'umusasaridoti umuha isakramento ry'imbabazi. Iyi bazilika iratatse ku buryo bwiza kandi bwa gihanga. Irimo ibikorwa by'ubugeni by'abahanga cyane cyane bakomeye babayeho mu gihe cyo mu isekuruza rya 17. Abantu b'ingeri zose baba bafata amafoto y'urwibutso y'aha hantu. Iyi rero niyo bazilika ya mutagatifu Petero. Uko igaragara uyu munsi yakorewe amavugurura cyane cyane nk'uko nabibwiye mu ntangiriro, yubatswe bwa mbere mu isekuruza rya 4 ariko iza kuvugururwa mu isekuruza rya 16. Ibyo tubona ubu ngubu ni ibyubatswe muri icyo gihe. Turi kugana ku musozo dusohoka muri iyi bazilika. Iyo usohotse uhingukira ku kindi gice
cy'ahantu abantu basiga ya myenda baba babahaye, ndetse n'ahari amakuru ku bantu bashaka gutembera, cyane cyane batembera muri bya bice bita mize, cyangwa n'abashaka kugura inzibutso za iyi bazilika nk'uko nababwiye ikikijwe n'amazu akorerwamo n'abafasha ba papa, ari byo bita dikasiteri. Hakaba kandi n'izindi nzu ndangamurage. Aha nk'uko twabivuze mu ntangiriro, hafite abahantu baharindira umutekano bazwi ku izina ry'abagarde suisse. Baba bambaye ku buryo bw'umwihariko, ku buryo bwakozwe n'abanyabugeni. Iyi myambaro yabo mubona, abantu benshi baba batangarira iyo myenda, ndetse niyo mpamvu baba bafata amafoto y'urwibutso. Mu mpande za bazilika uhasanga kandi ahantu hagurirwa ibitabo ndetse n'izindi nyandiko zisohorwa na Vatikani. Usohotse kandi ahita ko ahingukira muri ya mbuga isanzwe isomerwaho misa mu gihe abakristo ari benshi. Iyo mbuga nk'uko nababwiye iriho nayo imitako ndetse n'ibindi byifashishwa nk'izi televizeri nini zigaragaza amashusho y'ibiri kubera muri bazilika. Twabibatsa ko iyi bazilika yubatse muri leta ya Vatikani, ni ukuvuga ni leta iri mu mujyi wa Roma, ariko akaba ari igihugu cyigenga kuko kigizwe na hegitari 44. Akaba ariho papa atuye ndetse akorera n'imirimo ye. Aha rero turi ku mupaka. Izi giriyaje mubona imbere yacu niwo mupaka utandukanya leta ya Vatikani ndetse n'umujyi wa Roma, ariko kwinjiramo nta bindi byangombwa bisabwa, ahubwo n'abantu binjiramo uko babyemerewe, nta gusubizwa inyuma, kereka uwaza ashaka guhungabanya umutekano. Niyo mpamvu aha ngaha wasanga inzego z'umutekano ziba ziri kuyobora abantu kandi zibafasha kugira ngo umutekano wabo ubungabungwe. Mu gusoza, twabibutsa ko muri iki gihe cy'umwaka wa yubile iyi bazilika isurwa cyane n'abantu baje gukora urugendo nyobokamana, aho abaje bakora urugendo banyuze mu nzira yateganijwe yita inzira twakwita yo kwisubiraho no kwiyunga n'Imana. Akaba ari inzira ifite nka metero 500 abaje mu rugendo nyobokamana bakora basenga mbere yo kwinjira muri bazilika. Aha rero niho hagurukira abari gukora urugendo rutagatifu bagiye kunyura mu muryango mutagatifu. Ni ahantu hateguwe neza kandi hakaba hari n'ibyangombwa byose bifasha abahaje, cyane cyane aho bashobora kwicara no kuruhukira, aho bashobora kubariza amakuru, ndetse n'aho abantu bashaka kuruhuka bashobora kwicara no kuruhukira. Ni ahantu kandi hari umugezi witwa Tibre, akaba ariwo mugezi wambukiranya Roma. Akaba ari umugezi n'abakerarugendo bazamo kugira ngo bashe kuruhuka. Mwakoze cyane kubana natwe muri uru rugendo. Mwese mugira amahoro y'Imana.